we ask ourselves, if he retired, who made you retired? Bishop John Rucyahana. People say that you retired. Who made you retired? We would like to ask ourselves, does the service that he was giving to the people, did it also retire? I remember one person went for the service in a certain office, and when he or she reached there at the office, he asked for the service. Then they told him, the person who would give you this service in a good way got retired, and that person was overwhelmed and was annoyed. He asked them, how can a person who knows how to give the service get retired? Does the people whom he were giving the service retire? We also come to Bishop John Rucyahana. You got retired. Why don't you come back and lead the congregation? Remember, Shira Diocese has no bishop. Why can't you come back and lead the congregation? Who made you retired? Is God who made you retired? Is the rules and regulations of the diocese the ones which made you retire? We are calling upon you to come and read again Shira Diocese, because all what you have done, we thank you for everything that you have done. We thank you for what you have. I ask God, why did this happen? Why did God let you retire? Did the word of God also retire? Those are the questions that I'm asking to each and everyone that is listening to us. But before we continue, let's first subscribe to this channel, and after subscribing, click there on the ring. After clicking there, you will be receiving the notification of every video that we upload. And don't jump this video without commenting, without we know that you love us, you know that you like our videos. Therefore, remember to share and comment, and remember everything that we put here. Make sure you have listened and taken action on it. So we are going to talk about the Shira Diocese and the bishops that have read this diocese, and we will be giving the, how can I say it, the comments. You leave the comments, you leave the likes, everything that you need to leave with us. We know that you're going to do it. Thank you so very much. Continue to listen to our video. Inkuru zacu zitangiriye muri Diocese ya Shira mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza, aho iyi Diocese yubatswe, aho Diocese ifite ibirindiro. Iyi Diocese ikaba ari imwe mu madiocese agize Itorero Anglican mu Rwanda. Iyi Diocese kuva namenye ubwenge ikaba yarayobowe n'ababishop bagera muri 4 kugeza ubu ngubu. Reka tubanze tubabwire umwe mu bishop cyangwa se bamwe mu bishop bagiye bayobora Diocese ya Shira, nubwo bitoroshe kugira ngo bamwe mubashe kuba mwabibuka, ariko abenshi murabasha kuba mwabibuka. Rero aba bose baraza kugaragara mu bantu bagize uruhare muri Diocese ya Shira mu iterambere ryayo ndetse no kwaguka kwayo. Rero Diocese ya Shira yo imaze kuba yayoborwa n'abasenyeri bagera muri 4. Uwa mbere yaje ari Nshamihigo, niwe watangiranye n'iyi Diocese ubwo yavukaga, arayobora. Noneho amaze kuyobora, hazakurikiyeho Bishop John Rucyahana, nawe aza kuba yayobora iyi Shira Diocese. Nyuma Bishop John Rucyahana hakurikiyeho uwo bita Bishop Dr. Laurent Mbanda, ubwo yayoboye igihe kitari gitoya, noneho aza nawe kuba yasimburwa
na Bishop Dr Sam Mugisha Samuel Mugiraneza, ari nawe waherukiweho ayobora idiocese ubwo bamufungaga ashinjwa ibyaha bitandukanye. Turasa kuba twababwira mu kanya gatoya. Nyaboneka gusa reka tubanze tubasabe mwe mutarakora subscribe mubashe gukora subscribe kugira ngo video zose dushizeho muze mubasha kuzibona, kandi nyaboneka mukande no kunzogera kugira ngo mujye mubona notification ya video zose dushizeho. Kandi nyaboneka icyo tugusabye wirinde kuba wakwihutisha video kugira ngo hatagira amakuru namwe abacika. Kugeza ubu ngubu rero bamwe murabasa muti ese ubu ngubu niba diocese yarayobowe n'aba bishop bagera muri bane kugeza ubu ngubu umubishop uhari yabarinde. Umubishop uhari ni umubishop w'umusigire bita Nahimana, niwe ubaye urindishijwe iyi diocese yashira mu gihe batarabona umusenyeri musha. Rero iyi diocese ikaba yaragiye ivugamo ibintu byinshi bitandukanye. Rero bamwe bati dore uwabitangije n'uyu, abandi bati nyamara siwe, abandi bati ntabwo twabona uko tubisobanura, bamwe bakaza guceceka, bamwe bati sinenda kwiteranya, abandi bati kambaya byabaye. Rero tugiye kuvuga umwe kuri umwe uko byagiye bigenda, uko byatangiye, uko ibintu byagiye bivugwa kugeza uyu munsi. Turebe muri make icyo byaje kuba byabyara. Rero unteze amatwi kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa n'ibijyanye n'iyi diocese ya Shira. Diocese ya Shira ifite ubucidikoni bugera mu 9. Muri ubwo bucidikoni bugera mu 9 turaza kuba twababwiramo nk'ubucidikoni bwa Gitare. Ubucidikoni bwa Gitare ubu ni ubucidikoni bugizwe n'abaparuwasi agera mu 8. Rero turaza kuba twabamenyesha ko mu by'ukuri ubucidikoni bwa Gitare ari ubucidikoni bukize cyane ku buryo mu cidikoni bajyanyeyo abasha kuba yakora akiteza imbere, usibye no mu by'umwuka ndetse no mu by'umubiri abasha kuba yatera imbere. Tukagira ubucidikoni bwa Gasebeya, tukagira ubucidikoni bwa Moma, tukagira ubucidikoni bwa Rugengabari. Harya ubwo nibyo ra ababizi neza muraza kwa mwatubwira. None mara kutubwira mutwandikire muri comment. Nyaboneka habije umuntu azi ibintu agashaka kubyihererana, ariko twebwe siko biba bimeze. Twebwe iyo tumenye ikintu turaza tukababwira. Rero bamwe bari barimo bibaza bati none se kuki turi kona abasenyeri bagera muri 3 ahangaha, kandi bamwe muri aba bishop 3 babiri muri bo barimo barapointinga kuri umwe, bya bimeze bite, byaba byitwaye ute? Rero tugiye kuba twatangirira kuvuga ku mateka ya buri umwe wese uri ahangaha. Turaza guhera ku mateka ya retired Bishop John Rucyahana, tuze kuvuga amateka uko yabayeho, uko byatangiye, mbese icyo yakoze muri diocese, icyo yagejeje ku bakristo ba diocese muri rusange. Reka tutizinje mu magambo, nyaboneka turatangirana n'uyu Bishop John Rucyahana. Murabizi neza abana bakiri batoya, abakuru, abakecuru n'abasaza, mwese muramuzi kuko yatangiye kuyobora diocese kera cyane. Nanjye yayiyoboye mpari, naniwe wubatse Sunrise Primary School. Sunrise Primary School yayubatse ate, byagenze bite, ese ni bande bamufashije, yari afite abaterankunga, byagenze bite? Turaza kuba twarebera akantu kamwe ku kandi. Ese amaze kuba yakubaka iyi Sunrise Primary School
byaje kuba byagenda bite, bamuhembye iki, ese ni iki cyakurikiyeho, ese yararisize aragenda yavuye ku buyobozi ate. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twasesengura turebe muri make. Ese intebe yicaragaho bimeze bite, ese ashobora kuba yagaruka akayobora diyoseze ya Shira imeze bite. Ndibuka hari umuntu wigeze kujya gushaka serivisi, none arabaza ati umuntu washobora kunkorera iyi serivisi ni runaka, abandi bati runaka yabaye retired. None arababara cyane ati who made him retired, does the service that was giving retire, how can a person who knows things be given retirement, how rero turibaza tutese kuba Bishop John Rucyahana yarabaye retired, ese n'ijambo ry'Imana ryabaye retired, ese n'abantu yafashaga babaye retired, ese how can a person who knows how to give service get retired. Ibi rero ni ibintu abantu bagenda bibaza, ese aramutse avuze ati ndaje kuyobora diyoseze ya Shira byakwemera byakunda. Mu gihe twareba uko kanoni z'itorero zibivuga, muri kanoni z'itorero zivuga ko umuntu ugomba kuba bishop w'itorero cyangwa se musenyeri w'itorero agomba kuba atarafunzwe, nukuvuga ngo agomba kuba ari inyangamugayo, agomba kuba atarakatiwe, agomba kuba mbese agira gahunda, yarize teolojiya, afite nibura amashuri yisumbuye, kandi akaba ari umupasitoro mu iryo torero mu gihe kingana n'imyaka 5 ikurikirana, kandi akaba atarigeze yegura ko murimo w'ubupasitoro. Rero ikindi agomba kuba yubatse, afite urugo, akaba afite imyaka hejuru ya 21 kuzamura. Ibyo rero nibyo kandi akaba atarigeze yegura ku kijyanye no kuri uwo mwanya cyangwa se ku mwanya w'upasitoro, akaba ibyo ngibyo ari byo byemerera umuntu kuba yaba musenyeri wa diyoseze muri Anglikani. Rero amaze kubaka Sanes Primary School yaragiye afata abana b'imfubyi abashiramo, nko kubashiramo biza kurangira nyine abana bize, bamwe arabavura abandi abahereza ihumure. Amaze kubaka ishuri rya Sunrise agerekaho irya sogonderi murabizi, abaryizemo murabizi uko byari bimeze. None yaje kuba yasimburwa na Bishop Dr. Rurambanda. Bishop Dr. Rurambanda akigera ku buyobozi nawe yarayoboye agera ikirenge mu cya Bishop John Rucyahana, nawe akomereza aho yaragejeje, kugeza ubwo yakomeje akaba yarakomezanyije na Muhabura Integrated Polytechnic College. Noneho ibintu bikomeza kugenda neza. Uyu Bishop Dr. Rurambanda akigera muri Diyoseze yatanze amatungo magufi ku bakristo, yatangiye kuba yakwigisha abapasitoro bava mu bushishi bamenya teoloji kugira ngo baje bayobora neza, baje bigisha intama neza. Ibyo byose yagiye abikora, yagiye afasha imfubyi, murabizi ikigo kirarakarwasa cy'imfubyi. Rero yagiye abafasha kugeza n'ubu ngubu. Hari abakristo bamushima, hari abaturage bamushima, ndetse na leta ubwayo iramushima. Rero tugere kuri Mugisha Dr. Bishop Mugisha Samuel Mugiraneza, ari nawe mu bishop wa nyuma tugiye kuba twavugaho mu bayoboye diyoseze. Rero abantu bari baza bati ese byaje kuba byagenda bite? Nyaboneka gusa reka tubanze tuyibutse mukore subscribe kugira ngo ibintu bashe kuba byagenda neza.